ubukwe bukajya bwanga gutaha za kuzabona igisore ndagikunda kintera inda imbyaza umwana w'umukobwa ndagira nte mwami dupanga happy ngiye nakuriwe mu buzima bwo kunywa inzoga iwacu ni ahantu banywa inzoga cyane iwanyu ni he mu majyepfo ahitwa Inyabikere hanyuma se iwanyu bo bari bakishijwe reka na n'ubu ntibarakizwa Imana ishimwe ko yaguha agakiza hanyuma ubwo ngewe ninyweraga inzoga nakuze nk'u inzoga kumwe umwana rira bamuhoresha igikatsi nza kuzakurira muri ubwo buzima uri umwana w'umukobwa ndi umwana w'umukobwa nza kurambagizwa mu myaka 18 umwana rira bamuhoresha igikatsi noneho nza kuzakurira muri ubwo buzima uri umwana w'umukobwa ndi umwana w'umukobwa nza kurambagizwa mu myaka 18 ubukwe bukajya bwanga gutaha za kuzabona igisore ndagikunda kintera inda imbyaza umwana w'umukobwa ariho n'igihe ansengeraga ndyamanye n'ikigabo kuko muri ubwo buzima bwose nanyuzemo nakoraga n'uburaya akansengera saa 9 akambwira tubaha Imana dusenge gasenga ariko yari umuhanuzi ibyo nkora bibona ntago wanywaga rumogi ariko ubona abantu barindaya nta kimwe ntanyweye nararangira gutyo gakeya arangije nkura mu buraya mbana nawe ndabana n'umugabo ariko tubana tunywa inzoga n'abanywa inzoga nanjye nywa inzoga ubwo twese twaruhaga tugataha tukarwana nkajya kuri ribu bigakomera umukozi w'Imana uturutse Ikibagabaga araza yitemberera ngo yaraje kureba umuntu ahageze we yaraje kureba ntiyamubona akomanga mu gipanga aho nari ntuye ahageze arambwira ati mwatwakira muterera agatebe aricara arangije arambwira ati ngene atubwira amazina ye arangije arambwira ati ndi umukozi w'Imana Imana inyohereje hano arangije aravuga ngo mwadukundira tukababwira ubutumwa bwiza yego umwami Yesu antumye hano arakijijwe bikaba ibibazo abusenze bikaba ibibazo intambara zikaba nyinshi wowe nta ntambara abonye ukimara gukizwa byabaye ibibazo bikomeye cyane kuva 2019 nkijijwe ubwo umugabo twarabanye tugaya tubana ruri hasi ruri hejuru senga rimwe nkabifatwamo ubundi nkabivamo 2022 umugabo yaje gufata umwanzuro kwigira mu buraya agenda abona inda imufatisha neza ahita yisanga aragenda baribanira 2022 arana twari tumaranye imyaka 5 agenda yibanira niyo ndaya na wa mwana we namurereraga ndamujyana dore ko abandi bo atarabitaye ubwo yego mpita mfata urugendo rwo gusenga ndasenga yego ajya mbona abakozi b'Imana benshi bakambwiriza bakampanurira ko niwe wagenda ugafata inzoga ukazinywa bazahabwaga n'ababyeyi byagendaga gute nyine kuko iwacu hari urutoki nta kindi kintu kihaba ni inzoga ni ibigage ni ibisindisha ubwo ngewe ninyweraga inzoga nakuze nk'u inzoga abaruse bese n'abaremerewe muze mu musange arabarura Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera yes turabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe bari ku migabane itandukanye bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese nyine twabasuhuje hanyuma utarufite amahoro mu mutima Imana yaguhe wowe warurwaye Imana igukize wowe wari mu bitaro Imana ikuzanire ubuzima utahe ahari uburwayi hava uburwayi Imana ihashyira ubuzima mwese mwakoze subscribe turabashimiye rero ni Ramiro TV ndetse n'Abayo TV nkuko muramudukurikira nyine uyu munsi nanone twagarutse rero twaje imbere yacu ya kamera zacu turabona umubyeyi mwiza Imana yaturarikiye uyu munsi mubyeyi turagusuhuje Esashim Yesu nahimbazwe mubyeyi umeze uti eze neza turabona umubyeyi ukuze rwose ariko turabona ushima Imana muravuga ngo umubyeyi ukuze ushima harakananye n'abavuga nyine ngo ndakomeye ngo ndashima Imana yego Mana we ariko nta ndabona ukomeye Imana yangiriye neza Imana yakugiriye neza n'ukuri n'ukuntu useka n'ukuntu umeze urasa n'umuntu Imana yagiriye neza kandi ariko gusa umuntu wakureba wabona utarace mu butayu harimo n'uba bavuga ku bantu nyine basenga ngo ngewe ngo naciye mu butayu ngo narumye ndumirwa ngo wewe waraciye mu butayu nabuciyemo cyane ariko ntago bukaze cyane bw'imyaka nk'ibiri imyaka 2 ni myinshi ariko Salomo yavuze ijambo rikomeye avuga ngo ntimutangazwe nuko nirabura nakazo ko mutayo kambabuye ariko ariye muzatangazwa n'uwendi we maze kuva ku kazuba Imana imaze kunyamnura hanyuma mubyeyi witwa nde nitwa Mukanyarwa Mariya Goretse yego hanyuma
ndi umubyeyi w'abana 3. uri umubyeyi w'abana 3 n'umugabo uriko rwanje abana nawe urahise nkubaza muvyeyi karame usengera he uri umunyamasengesho ndi umunyamasengesho uri umukristo yego okay urasenga hanyuma mbere yuko dutangira abanza usenga Imana Data mu izina rikomeye rya Yesu Kristo w'i Nazareti uri Imana nziza ugira neza bucyabukira ushobora byose urera kandi urakiranuka nta ubasha kurogoya imigambi yawe turi imbere y'ubwiza bwawe turaguhendahenze kugira ngo uzubane natwe muri kano kanya utugirire neza turaza gushima izina ryawe ni mu izina rikomeye rya Yesu amen hanyuma urakoze cyane mubye kudusengera nibyo nari ntangiye nkubaza ngo ukumeze nuko tukubona turabona wagira ngo ntibigeze uca mu butayu uratubwira ngo wabuciyemo imyaka 2 ariko ukuntu tukubona turabona rwose uri umuvyeyi wawe ndi mu gisirimu ahantu hakomeye Imana yanyambitse akagasura nge naka gasura ni Yesu hari umuntu ngaravuga ngo naka gasura ni Yesu none muvyeyi wakiriye agakiza ukuze cyangwa wakuze usanga usenga wapi ngiye nakuriwe mu buzima bwo kunywa inzoga wacu na ahantu banywa inzoga cyane iwanyu ni he mu majyepfo ahitwa Inyabikenya hanyuma ababyeyi babacyariho bariho hanyuma se iwanyu bari bakishijwe reka na n'ubu ntibarakizwa Imana ishimwe ko yaguhaye agakiza hanyuma urwo rugendo rwose urumva ese niwe wagenda ugafata inzoga ukazinywa bazahabwaga n'ababyeyi byagendaga gute nyine kuko iwacu hari urutoki nta kindi kintu kihaba ni inzoga ni ibigage ni ibisindisha ubwo ngewe ninyweraga inzoga nakuze nk'inzoga kuma umwana rira bamuhoresha igikatsi noneho nza kuzakurira muri ubwo buzima uri umwana w'umukobwa ndi umwana w'umukobwa nza kurambagizwa mu myaka 18 ubukwe bukajya bwanga gutaha nza kuzabona igisore ndagikunda kintera inda imbyaza umwana w'umukobwa ndagira nte mwami dupanga gusezerana turasezerana ntitwabana twarabyaranye unyuma aranyanga burundu niyizira i Kigali yifatira undi mugore bari watunga ndazi Kigali mpageze mba mu buzima bubi ubwo kwibana no waje mu buzima bwo kwibana warikodeshezaga cyangwa byatangiye uza mu kazi ko mu rugo natangiye nkora mu kazi ko mu rugo mva mu kazi ko mu rugo njya mu kabari mva mu kabari njya mu kwibana Yesu tujye cyose muri urwo rugendo wari utarakira Yesu mwami mukiza mu bugingo bwawe na gahunda nari mfite hanyuma wakoze mu ngo zingahe niba wabuze ikizibuka yego ko ni nyinshi yego dushimiye Yesu ukora mu kazi ko mu rugo akubakira umuntu akaba umubyeyi akabyara kunyira akagira agaciro akagira umugabo ndetse n'urugo hanyuma mubyeyi karame utubwiye ko wakoze mu kazi ko mu rugo ukavamo ujya mu kabari ako kabari ese muri ubwo buzima bwose waba warigeze umuntu warigeze umuntu wumva abwiriza ubutumwa bw'Imana kumva wenda waba wabyifuza hari umugabo wajyaga nsengera akansengera nijoro saa 9 ariho n'igihe ansengeraga ndyamanye n'ikigabo kuko muri ubwo buzima bwose nanyuzemo nakoraga n'uburaya akansengera saa 9 akambwira tubaha Imana dusenge gasenga ariko yari umuhanuzi ibyo nkora bibona akansengera nkumva aravuze ngamena nanjye nkavuga ngamena akambwira tuzakizwa nkamubwira ntaho byaca ntaho byanyura nuko ubwo ngubwo nkomeza kuba muri ubwo buzima nyine ariko muri ubwo buzima Imana imperamo umugabo none utaragera ku mugabo muri ubwo buzima bayemo ntago wanywaga rumogi ariko ubona abantu barindaya nta kimwe ntanyweye nararunyweye cyane bwo kugira ngo urumwe byatangiye gute hari ukuntu rumogi narunyweshejwe n'uwo mugabo wa mbere wo mu cyaro niwe warunyweshaga kuko nawe yararunywaga yego Yesu we nta hantu kure abantu badukurikiye nta hantu kure Imana itakura umuntu nta hantu kure heza Imana itageze umuntu bishobora ngo nta hantu kure habi Imana itakura umuntu nta hantu heza kure Imana itageze umuntu urumva nubwo wari urwo mu buzima bw'uburaya uri mu buzima uko wakinjiza abagabo bwo kuba wabyamana n'abagabo ndetse ukora mu kabari urumva ariko Imana yakuvugagaho yari gufiteho umugambi yamvugagaho ako nge nkabona naho byafa yego wabarigeze hari igihe kimwe ugeze wagera nko ku rupfu wenda ukabibona ukabona ko Imana ikurokoye narabibonye cyane wabibonye gute
hari igihe kimwe nagendaga mu muhanda nkora impanuka y'igare. Hari n'ikindi gihe bajyaga bantega nko mu nzira muri izo nzira. Hari n'umugabo wigeze kuza kuryamana nanjye yazanye urwembe agiye kunkeba. Imana irankiza ntiyankeba. Yego. Narabibonye kenshi. Imana ari gufiteho umugambi. Hanyuma mubyeyi wacu uravuze uti ndangije nza guhura n'umugabo. Uwo mugabo niwe twabanye ahita anjyana mu rugo. Ajya kukujyana mu rugo byagenze gute? Ese mwajyaga muryamana, mwajyaga muhura, muza kuranya mufashe umwanzuro uko mwabana, byagenze gute mujya kubana? Twararyamanaga nawe ari muri abo ngabo. Ariko yari afite umwana w'umuhungu afite arera. Bese ukiri muto wamunaniye kumurera. Arambwira ati wamfasha ukanderera uwo mwana. Yego. Umwana aramumpa. Ndamumurerera akajya ampa agaposho. Ubwo nyine ntago nari nkishoboye gukora wa mwuga kuko nabaga mu gashamburete. Nategerezaga ko ampa yo kurya. Yego. Ariko akayama hari n'icyo ari bumbaze kubera ko nari nziranye nawe. Yego. Utangira gutyo gake gakeya. Arangije nkura mu buraya mbana nawe. Yego. Hanyuma niki wabwira abantu bakiri mu buraya, bakiri muri ayo mayoga, bakiri muri ibyo bintu by'ibimogi, niki wababwira n'ubuhe buzima bwiza wakiriye mbese umaze kubona ubivuyemo mu bwo buraya? Nibihe byiza wabonye? Nababwira gukizwa bagakurikira Yesu. Yego. Hanyuma ugeze mu rugo wamaze kuhagera byagenze gute kugira ngo ujye kwakira agakiza? Nyine nabivuze mu ncamake kugira ngo ndabona muri kwira. Ndabana n'umugabo ariko tubana tunywa inzoga n'abanywa inzoga nanjye nywa inzoga. Ubwo twese twaruhaga tugataha tukarwana. Nkajya kuri ribu bigakomera. Ariko nyuma nza kuzaba mu rugo haza umukozi w'Imana uturutse Ikibagabaga. Araza yitemberera ngo yaraje kureba umuntu. Ahageze uwo yaraje kureba ntiyamubona akomanga mu gipanga aho nari ntuye. Ahageze arambwira ati mwatwakira. Muterera agatebe aricara. Arangije arambwira ati njye atubwira amazina ye. Arangije arambwira ati ndi umukozi w'Imana, Imana inyohereje hano. Arangije aravuga ngo mwadukundira tukababwira ubutumwa bwiza. Yego. Umwami Yesu antumye hano. Arangije atwibwira amazina, adusomera Bibiliya. Aratubwira atabemera gukurikira umwami Yesu, kwakira Yesu Kristo, ndabakiriza umwami nigendere. Ntago natinze. Nahise nemera ndapfukama anyakiriza Yesu. Aza mu buzima bwanjye. Yego. Urumva Imana yari gufite umugambi n'ubwaciye muri ibyo byose, n'ubwanyweye ibimogi n'ibiyoga n'ibitabi ndetse n'ubusambanyi. Ariko se wabarigeze wakubitwa akajya nko mu bitaro muri ibyo bintu byose waciye muri ubwo buzima bwo kugira gutyo? Mu bitaro? Warakuntu ubona indaye zifite imisari. Ubwo nabikoraga nasengaga Imana ikanyumva. Ayibwiraga ntumva wa Mana we nkubwire. Uzambabare ntazagira unyogosha umusatsi wanjye. Nazagira untera amakashi y'uburaya kuko mbirimo ntabyishimiye. Ariko Imana ikandindira muri ubwo buzima. Hashimwe Imana yakurinze. Hashimwe Imana yakurindiye muri bwo, nyuma yaho ikaza kuvanamo uwo mugabo baragusengeye. Amaze gusengera se wahise uguma mu rugo uravanga uzasenyera mu rugo cyangwa se ushaka idini? Ni muri CMC. Uwo mugabo yari aturutse muri CMC church. Yego. Ubwo yaraje nyine aransengera ahita nsaba ko iwanjye yahashinga asambure. Guhera uwo munsi nanjye nkajya ntumira abantu bakaza akababwiriza ubutumwa bwiza. Hanyuma se ukimara gukizwa umugabo nawe yarakijijwe cyangwa umugabo yabyakiriye ute? Yego. Yashimye Imana kuko byari ibintu bikomeye cyane. Ubwo pasiteri wanjye yitwa Ruzigandekwe Isidori. Yashimye Imana. Uwo pasiteri akageza kudukurikirana, twari abakene. Akadukurikirana ubuzima bwacu akabumenya, agakurikirana n'abantu natumiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Akaza akababwiriza kuko njye ntacyo narinzi. Hanyuma urangije ubana n'umugabo wawe, urakizwa we ntiyakizwa. Hanyuma muri urwo rugendo rwose ese mugabo mwagomeje kubyuma kinga kagihe umugore akizwa, umugabo badakijijwe bikaba ibibazo, abusenze bikaba ibibazo, intambara zikaba nyinshi. Wowe nta ntambara wabonye ukimara gukizwa? Byabaye ibibazo bikomeye cyane. Kuva 2019 nkijijwe.
ubwo umugabo twarabanye tugajya tubana ruri hasi ruri hejuru ariko nge ngasenga rimwe nkabifatwamo ubundi nkabivamo 2022 umugabo yaje gufata umwanzuro wo kwigira mu buraya aragenda abona inda imufatisha neza ahita yisanga aragenda baribanira 2022 aranta twari tumaranye imyaka 5 aragenda yibanira n'iyo ndaya na wa mwana we namurereraga ndamujyana dore ko abandi bo atarabitayeho ubwo yego mpita mfata urugendo rwo gusenga ndasenga yego ajya mbona abakozi b'Imana benshi bakambwiriza bakampanurira ko umugabo nabireba nkabona ntaho byava uko nabonaga umugabo n'uwo mugore bakundanye cyane ariko ugomeza gusenga nkomeza gusenga bishatwa ngo wabwira abantu bafite abagabo babataye ko umwanzuro atari kujya mu bapfumu cyangwa kujya kuzana imiti ngo y'igikundiro ahubwo icyo bakora ni ugutera intambwe bagasenga oya nta miti yego ni ukuvuga ngo iyo wemereye Yesu ugomba kwemerera Yesu nta muntu mubangikanyije nawe yego ni ukuvuga ngo nk'uko washaka umugabo wawe ntumubangikanye Yesu nawe ntabwo akunda kubangikanywa yego wemereye Yesu ukamwemerera ukamubwira ibyawe byose ni ukuri araza akabikemura amen kuva icyo gihe narasenze ajya mbona ntaho byava nkabona ari ibicantege gusa nahura n'umukozi w'Imana ufite umwuka w'Imana akambwira ati umugabo wawe aragarutse aratashye nkabona ntaho byava rwose yego ndakomeza ndasenga yaje ntabitekereza arambwira ngo twongere dusubirane hari igihe abantu bashakaga kutwunga uwo munsi bashatse kutwungaho ntiduhure ariko ku munsi w'Imana yateguye ubwo yaranyihamagariye turongera turasubirana ubu turabana yego hanyuma se ntago arakizwa oya ntago arakizwa ntago arakizwa gusa ubu nawe afite ibigeragezo yakoze impanuka yakoze impanuka y'iki moto yego hanyuma se mubyeyi muri gusenga nta rucantege wahoye nabwo abantu bakubwira ati reka gusenga ntago bizakunda barabimbwiraga cyane hamwe n'iwacu mu rugo rwose n'abaturanyi bakambwira bati waje tukakwereka imiti ukoresha niba hari ibintu yasize mu rugo ko ashobora kugaruka njye nkavuga ntubwo nemereye Imana nzakomeza nkurikira Imana ishobora byose zabikora yego ugumya gusenga hanyuma mu masengesho wasenze ni ryari wigeze wasenga ukabona Imana irakumvise ko ari ibintu usengeye ni ukuvuga ngo twebwe nyine muri CMCI tugira ikayi yo kwandikamo ibyifuzo tukagira ikayi yo kuvivura ibyo Imana yakoze mbese tukagira ikayi yo kugira iby'Imana ikora byose ni ukuvuga ngo njyewe kuva 2022 umugabo agenda natangiye gusenga nkajya ncishamo nkacika intege ariko nkakomeza ndasenga ikintu nasengeye Imana ikagikora ni uwo mugabo wanjye wari waragiye nabwiye Imana nti wa Mana ushobora byose uri hejuru ya byose ushobora kugaburira umuntu agiye kuburara ushobora kurokora umuntu ndagusenze rwose kugira ngo nzabone ukuboko kwawe mbone nuko ugira neza nungarurira uriya mugabo wanjye wagiye hariya hantu nanjye nzavuga gukomera kwawe nabonye Imana imugarura amen hanyuma se iyo ndaya yari yamujyanye ntiyakwishongoraga ukari ukuntu ujya kubona umuntu rishongora cyane hariho n'igihe ahubwo nawe yashatse kujya mu bintu byo gusenga tugahurira mu cyumba runaka bataraca ibyumba twagera akavuga ati umugabo n'uwanjye hari umuhanuzi agahanura akavuga ati tanga iby'abandi ati njye sinabitanga ati ahubwo uyu mugore ashakaho iki ariko nabonye Imana imugarura Imana ishimwe hanyuma mubyeyi turukwerekeye ku musozo mu kanya uraza gusengera abantu badukurikiranye hanyuma ni iki kintu cyakubaho ukaba wareka gusenga inzara ishobora gutuma udasenga nyine imibereho mibi yatuma udasenga iyo uri umubyeyi waraciye mu nzira z'abagabo ushobora kugira urucantege rw'abagabo abagabo bakakwereka ko ibyo byose ukeneye babifite yego
birakaze bigatuma udasenga ukabivamo. hanyuma mubyeyi wacu turagushimiye. hanyuma ku bantu badukurikiye, ese ni iki wababwira ku bantu guca mu bigeragezo, ku bantu bafite intambara zitandukanye zitari zimwe, kuko urumva waciye mu ntambara nyinshi, waciye mu bibazo byinshi, ndetse waciye no mu bakoreye Satani mu buryo bukomeye. Urumva ibyo byose wigeze waba igikoresho cya Satani, ariko uza kubona ko bidakwiriye, urangije uravuga ati ngewe ndumva aho bigeze bidakwiriye, ahubwo nshaka kuba igikoresho Imana ikoresha. hanyuma ni iki wabwira abantu bakiri guca mu bigeragezo nk'ibyo, bafite ibigeragezo by'ingo, bafite ibigeragezo by'inzara? ni iki wababwira? ni iki wababwira aka kanya wowe wababwira? ni ukuvuga ngo umuntu ufite ikigeragezo cy'inzara, nta wundi muntu umara inzara ni Yesu. Yego. nta kuntu Imana yakumara inzara utarigeze usonza ngo wumve uko iryana. inzara irakurya ugahamagara Imana, ukajya aho abakozi b'Imana bateraniye. iyo bari mu mwuka w'Imana ntushobora kuhabura igihumbi cyo kurya. Yego. mbere nta kindi kintu wakora, wajya mu basenga Imana ugasenga, ubwawe wakwihamagarira Imana, ukarekana n'ibyaha. ibyaha, iyo waretse ibyaha Imana iragusanga. Yego. ikintu cya mbere Imana yanga ni icyaha. ureka icyaha ugakurikira Imana, iyo nzara ugahura nayo. ariko nyuma y'inzara haba hari ibisubizo. ntabwo Imana yagukura mu nzara, ntabwo Imana yagukiza inzara utarayigize. ntabwo Imana yagukiza ibibazo utarabigize. ntabwo Imana yaguha urushako utararubuze. ni ukuvuga ngo mu kigeragezo buri muntu wese afite akereka Imana kandi agerageze kuba hafi yayo. Amen. kuko ishobora byose. Yego. hanyuma Imana iguha umugisha, kuko turabona buri kwira. reka wenda dusoreza aha, tuzakomeza ubutaha tubisubukure. hanyuma rero Imana iguha umugisha. wowe wakoze subscribe turagushimiye, utarayikora kandi ko kanya kugira ngo uyikore, share, like, comment, usangize n'abandi. hanyuma umubyeyi twari kumwe n'uwo nguwo yaciye mu bintu byinshi, yaciye mu kunywa inzoga, yaciye mu buraya, yaciye mu bintu byose, ariko nyuma haza kubona ko bidakwiriye yemerera Imana. ubu ni umubyeyi ushima Imana, ari mu rugo rwe, aratuje, aratengamaye mu izina rya Yesu. hanyuma mubyeyi sabira abantu umugisha, cyangwa se nsengera abantu bari guca mu bibazo nk'ibyo waciyemo, hanyuma kugira ngo Imana ibakomeze kandi bakomereze amaboko mu izina rya Yesu. Data, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uri Imana nziza, uri rubasha, witwa ndiho n'iryo zina ryawe. ntawe ubasha kurogoya umugambi wawe Kristo. aka kanya ndasenze buri wese mu kibazo cye, ndaguhendahenze kugira ngo uhagere. mwami Yesu Kristo w'i Nazareti, uko wageze mu cyanjye nkakubona, ningingiye buri umwe wese ufite ikibazo kugira ngo umugereho cyane. Data, ndaguhendahenze, wowe udakora nk'abantu, ubasha gukora ukwawe kwihariye. ndaguhendahenze kugira ngo ugire ibyo ukora ku bantu baduteze amatwi. nirukanye karande, namaganye imbaraga mbi, nirukanye dayimoni muhozi. Data, ndahamagara imbaraga zawe kuko ushobora byose. ni mu izina rikomeye rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. ibiganiro byacu nagaruka. Shalom, ciao ciao ciao.